Yesu ashimwe. Ni njyewe ukuri nkunda aposo, ukuri nkunda. Uyu munsi reka tuganire. Amen. Kandi nabazaga mukabera icyo yifuza ko tuganira. Somehow haza ikintu cyitwa ingo. Ingo ni ikintu ntakunda kuvugaho cyane, cyangwa se ndakivuga ariko ntabwo nabiteguye. Urebye ntabwo ari ikintu mfite kiza ku kanya, kuko ni ishuri ry'ubuzima bwose. Ariko reka numve icyo Imana yashyize ku mutima. Amen. Reka ntangire mvuga ngo urugo ikintu cya mbere rwakozwe n'Uwiteka. Tugomba kumenya ibyo byo ni Imana yashyizeho urugo. Ntabwo ari abantu, ntabwo ari abapasiteri, ntabwo ari kanaka, ni Imana. Bivuga ngo kugira ngo urugo rugende neza tugomba kubanza kujya ku muzi waryo. Ntabwo wambwira ngo nakora uruganda noneho wowe ukaza kurukora uko ushaka kumva ko byagenda neza. Ntibishoboka. Ugomba kugendera ku byo nashizeho njye nyiri uruganda, ukumva amategeko yo kugira ngo uruganda rwawe rugende neza. Siko biri? Rero mu gihe bitameze gutyo ntabwo bigenda neza. So ikintu cya mbere tugomba kubanza kumenya nuko njyewe nahishuriwe kandi nabiri no muri biriya nuko biva ku Mana. Kugira ngo bigende neza nuko nizera Imana, nkajya ku Mana, icyo nkora cyose nkatekereza Imana. Amen. Kuko icyo nkora cyose ntatekereje Uwiteka kiba kivuye ku mubiri cyangwa kivuye ku marangamutima yanjye. Rero icyo gihe ntabwo cyubaka urugo, ahubwo kirasenya urugo. Haleluya. Ikindi, Imana ifite ukuntu yashyizeho ibintu by'urugo. Amen. Noneho njyewe Imana igenda imishurira ingo zabo muri Bibiliya. Amen. Kuko tujye kureba muri famiye ya mbere d'abord. Famiye ya mbere ni Adamu na Eve, sibyo? Adamu, urugo rwa Adam and Eve ni urugo umuntu yaheraho. Iyo urebye Adam and Eve, icya mbere tuzi ni uko Imana yazanye umugore, niwe yamuhaye Adamu. Imana bivuga yuko ifite uruhushya kandi nayo ishoboye kuguha umuntu ukwiriye. So ahareka cyane cyane kuganira n'abakristo, sibyo? Abakristo. So aha tubona cya mbere yuko nubwo uri umukristo ushaka kubaka, ikintu cya mbere ugomba kugirana ubusabane bukomeye cyane n'Imana. Kuko Imana niyo igomba kuza mbere y'umugore, n'umugabo niwe ugomba kuza mbere y'umugore. Imana igomba kuza mbere y'umugabo, n'Imana igomba kuza mbere y'umugore. Niko biri. So umugabo wawe ntaba Imana yawe, n'umugore wawe ntaba Imana yawe, ahubwo Imana ikaba ari Imana. Kuyirebye muri jardin yo kuri Eden, nta mugore wari uhari. Imana yabandiganira na Adamu, mwereka ibintu bingombwa binagomba gukora iki n'iki. Noneho ibona ko akeneye umuntu umeze nkawe uzamufasha muri urwo rugendo. Ihita imuzanira Eve. Ariko yabanje kugirana ubusabane nande n'Imana. Bivuga yuko mbere yuko umuntu yubaka umukristo yakagombye kuba afite ubusabane bw'Imana bukomeye. Dukunda gutanga impamvu ingo zitumvikana n'iki. Reka ndababwire umuzi n'umwe ingo z'abakristo impamvu zisenyuka. Si uko yatakoze iki, ni ubusabane bwabo na Kristo. Mbese umugore ubusabane bwe na Kristo, n'umugabo ubusabane bwe na Kristo. Tuvuge ngo umugabo akoze ikintu se, nimba udafite ubusabane bwawe n'Imana bukomeye nk'umukristo, ukabuze yuko wubatse ariko ntubatse kugira ngo ushimishe uwo mugore, wubatse kugira ngo ushimishe Imana. Icyo azakora ntuzakihanganira, uzahita ugenda wikubite cyangwa se uhahukane nyine nk'uko pagane bikora. Kuko ntabwo kubaka kwawe gushingiye ku Mana. Kubaka kwawe gushingiye ahubwo ku mugore icyo agukorera cyangwa umugabo agukorera. Deja aho iyo uri umukristo ugenda gutyo, umenye ko urugo rwawe wamaze kurusenya. Kuko icyo gihe ntabwo wabubakiye ku Mana, wabubakiye ku musenyi. Uvuga ngo wabubakiye ku rutare nawe wabubakiye ku musenyi. Uvuga ngo umuyaga uzaza ugukubite, kuko utubakiye ku Mana akantu gato kazaba ntuzubaka. Niho uzamenyera ubukristo bwawe n'Imana. Urugo nirwo rukwereka aho ubukristo bwawe buhagaze n'Uwiteka. Kuko hari ibyo uzemera gucamo, hari ibyo uzemera kwihangana kubera ko udashaka gukoza Imana isoni. Kubera yuko wubakiye ku Mana, ntabwo wubakiye ku muntu. Amen. Niho mpamvu rero abakristo
ukuri nuko nudushake tuzana udushami ngo nuko umugore atubaha umugabo adakunda umugore we ntaho bihuriye byose ni inyongezo nyuma yo gukunda d'abord Imana, kuko umugabo akunda Imana by'ukuri ayubaha azakunda umugore we. Uretse ko hari abantu batazi no gukunda abagore babo, batabyize, batazi nuko babigenza, kubera ko bubaha Imana rero izo mbuto ziraza, siko none n'umugore tuvuga umugore utazi kubaha umugore we, umugabo we, cyangwa umugore uvugiraho umugore, hari abagore nyine bari sharp cyane, ntabwo azamenya izo ngeso z'Imana Imana imushakamo atubashye Imana. Ariko kuko yubaha Imana, Imana igenda imwigisha, kubera ko ashaka gukora ikintu Imana igahita imwita, kuko izi ko Imana itakunda icyo kintu umugore akakireka cyangwa akisabira imbaraga, n'umugabo akamwihangana cyangwa umugore akihanira umugabo, siko. Ariko ikiri ngombwa d'abord nuko umugabo yaba umugore bagira umuzi muri Yesu. Umuzi muri Yesu ndi kuvuga kubaka na Yesu d'abord. Ariko ndi kubwira abakristo hano, ntago ari abapagani, ko abapagani mufite ukuri byo mwishaka. Ariko ikibaje nuko abakristo natwe twitwara nk'abapagani, kubera ko tugashaka gushyiraho impamvu. Umva iyo numvishe inyigisho z'abakristo, impamvu bimeze gutya, byose ziriya ni ice on the cake, kuvuga ngo ni nka creme kuri gato. Ariko umuzi ni abantu badakijijwe neza, badafite ubusabane n'Imana. Ntabwo wabura umugabo ukijijwe ngo ubure kwihangana, cyangwa umugore ukijijwe ngo ntugire kwihangana. Umugore si ukuvuga ngo umugabo wawe azakora byose neza nk'umuntu uri parfait. Nta muntu uri parfait ku isi, ndetse nk'umugore wawe azakora neza abe parfait, ntabwo bishoboka nabyo. Ndetse ashobora no kugira ikintu udakunda n'undi akagira ikintu udakunda, ariko ko twubakiye kuri Yesu Kristo, urutare, twubakiye ku rutare, nubwo izo ngeso, izo kamere, iyo miyaga izazikubite, ariko muzahaguma. Kandi muzamuguma mufite intego zo gutsinda, mufite intego yo gutsinda Satani, mufite intego yo kubaha Imana d'abord no kuyubahisha. Kuko numara kumenya ko utubatse ku mugore wawe, utubatse ku mugabo wawe, abo wubatse ku Mana, ntuzasenya. Amen. Kuko usenya, urahukana, uragenda, kubera yuko utubakiye ku Mana, ubakiye kuri karande no kuri kamere zawe. Ubakiye ku marangamutima, ubakiye ku mugore, ubakiye ku bintu, ubakiye ariko ntubakiye ku rutare, donc ubakiye ku musenyi. Rero imvura nikubita, umugore agakora ikintu cyangwa umugabo agakora iki, uwo muyaga ugakubita, iyo mazi akaza agakubita, agasanga wubakiye kuri ayo marangamutima yawe, yubakiye kuri ubwibone, njyewe simbizi nyine, byari ibintu byinshi cyane tugira nyine bidafite sense n'akamaro, ariko tukabura kubakira ku muteka. Umusenyi nyine uzakuburwa nyine, iyo mvura izaza umusenyi ugende nyine urugubura rutaye, kandi uri umukristo, ariko uzamenye yuko ni ukubera udakijijwe neza, udafite imizi muri Yesu Kristo. Kandi nta yindi mpamvu, wishaka izindi mpamvu ngo nambwira gutya, akora ibi, nagira gute. Yego ari ibintu bikorwa ukumva biteye isoni nawe ibiki, ariko ndi kuvuga twatuntu nyine usanga abakristo dupfa, amakupure n'iki, ubu ukabura kwihangana, ugasanga ukora decision noneho Satani yakubwiye gukora, cyangwa kuko Satani buri arigendana n'ibitekerezo by'umuntu. Ibitekerezo by'umuntu bihambanye n'ibitekerezo bya Satani, ariko ibitekerezo by'ijuru ntabwo bihambanye n'ibitekerezo by'umuntu. Urumva rero, ugasanga noneho ufashe decision ukoze ikintu bitewe nuko wirebye Satani yakweretse ikindi kintu, ariko utubakiye ku Mana. Niyo mpamvu rero couple kenshi zigumana hamwe z'abakristo, nkunda kuvugana nabo n'iki, suko badafite ibintu bapfa, no, nta couple ku isi idafite ikibapfa, ahubwo nuko bose bubakiye ku rutare. Noneho couple rero itandukanye y'abakristo, usanga harimo umwe ushobora kubajegajega mu Kristo. Icyo gihe rero uwo nguwo ujegajega usanga yahukanye, cyangwa se yagiye gusambana n'iki, kandi ubwo ni umukristo, uba ari umupagani desha, ugasanga arimo ararushya wa wundi wubakiye ku rutare, ugasanga arihanganye igihe kinini, ariko n'igihe nawe wubakiye ku rutare nawe aruha,
kuko burya urugo ntabwo ari urw'umuntu umwe, ni urugo rw'abantu babiri. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo yabonye Adamu adashoboye gukora ibintu bye wenyine, avuga ati akeneye umufasha. So bivuga yuko iyo umuntu umwe ari we wikorera urugo wenyine biragoye. Ntabwo umutwaro ugomba kujya ku muntu umwe. Ntabwo biriya bintu byambyemera byo gushaka kwikoreza umuntu umwe urugo, biravuna. Kiri kuhagira ubuntu, Imana ikakusura ikaguha izo mbaraga. Kandi nabwo tuvuga ari ikigeragezo Imana iri gucamo, kandi yacyemeye, iragusura ikaguha ijambo ugenderaho. Ariko ntabwo ubundi urugo rwameremewe kuyoborwa n'umuntu umwe, rwaremewe kuyoborwa n'abantu babiri. Iyo rero umwe yananiranye, ntihandi Imana ivuga uti umukristo ufite umupagani agashaka kugenda, mumureke agende, kuko Imana yaduhamagaye kugira amahoro. Umupagani nagenda, kuko abapagani nibo bagenda. Nta mugabo w'umukristo ugenda, nta mugore w'umukristo ugenda, ntibibaho. Bakijijwe, Imana yabashyize hamwe. Abo nibo ndi kuvuga, apana wandi wishingiye n'iki. Abo sibo ndi kuvuga, ni kuvuga abakristo bakundanye, bazi Imana, bahujwe, bavuga ngo twahujwe n'Imana. Ntabwo wahukana ngo ibi ni Satani, uwo ni umuvumo winjije mu muryango. Ngo nuko batumvikanye, imwe yanze kumvira, undi yanze kugira gute. Ibyo byose si cyo kibazo. Ikibazo ahubwo ni imizi. Kristo umufite ute? Urugo urubona ute? Wararwihaye. Mu gihe uzi ko warwihaye rero uzarutwara uko ushaka, ariko mu gihe uzi ko wawuhawe n'Imana ugomba kurutwara nk'uko Imana ikubwira, nk'umugabo cyangwa nk'umugore. Amen. Kuko buriya tuje muri mariage tuzana na za kamere, tuzana n'ibintu byacu. Ni ibyo Imana nyine igenda idiringa nabyo, ariko turi hamwe, muri hamwe, kuko ni handi haza kwihangana. Ni handi haza kwihangana, haza kubabarirana, haza kumenyana, mugakurana nyine. Kandi ikindi bureka ndababwire, ibi sindi kuvuga general, naho ndi kuvuga urugo ni ikintu gitandukanye. Ntabwo ingo zose zisa, ntibaza babeshye, kuko n'abantu ntabwo basa, ntibameze kimwe. Ntiwambwira ngo njyewe meze nka, uretse na Denise tuvukana mukuru wanjye, ntabwo turi kimwe, sibyo? Rero ntabwo wambwira ngo mfashe nka Gisele, kamvuge example umupupine wanjye. Iyi mugabo Imana yamuha si uyampa, kuko ntabwo turi kimwe, ntabwo tuvuga kimwe, ntituteye kimwe. Donc urumva Imana rero iguha uwawe ugukwiriye muri karakteri, mu mico yawe, uzakwihangana ukamwihangana. Ntabwo Imana ikora ikintu idafite ubwenge, ifite ubwenge. Ariko nanone iki Imana iduha nivuga ko tutageragezwa, kuko ndababwije kuri iyi si ikintu cyose dufite Imana yaduhaye tugomba kugeragezwa, tugomba kugeza kugira ngo itumeremo kamere za gikristo. N'abana twibyari baratugerageza, urumva. Ariko twebwe ibigeragezo by'abakristo ntabwo ari ibyaha. Twitandukanye ikigeragezo n'icyaha, kuko ushobora kugeragezwa ukajya gusambana hariya, ubu ukoze icyaha ntabwo icyo wakita ikigeragezo, ubu baba impagani mubi, kandi uvuga ngo uri umukristo wubatse, sibyo? So hari ibintu rero tugomba gutandukanya. Amen. Ntabwo rero ko ingo ntabwo ari zimwe. Niho mpamvu rimwe na rimwe iyo numvishe cyane cyane abanyarwanda, iyo muri gutanga inyigisho z'amakupure, mbona mutanga ikupure yanyu. Ntabwo Imana yaje gutanga couple ya Aline nka example, no, kubera yuko couple yanjye na couple tuvuga Gisele, couple ya Kanaka, couple ya musaza wanjye ntabwo ari zimwe. Tureke na couple ya papa wa mama wanjye ntabwo zari zimwe n'izacu. Donc nshaka kuvuga ngo byose birikora, Imana ireba uko uteye, uko umeze, ibyo yagushyizemo, ibyo waciyemo, by'iki, kugira ngo izane icyubahiro cyayo muri mwebwe. Rero ntabwo ushobora kumpa example ya couple yawe, kuko ntabwo ndi wowe, sindi wowe. Icyo nihanganira wowe ntabwo nshobora kutakihanganira. Ushobora kuba ndi umudamu uvuga, wowe ukaba umudamu ucecetse. None se ubwumva twahurira hehe? Ntaho twahurira. Ntabwo Imana yampa ari nk'abagabo ati bakunda abagore bacecetse cyane. Ngiye ntabwo ncecetse, ngiye ndavuga ikindimo, niko biri. Ntabwo tugomba kuba bamwe, s'il vous plaît. Ntabwo Imana yaremye isi
ngo ireme kurera imwe, yaremye amakureri menshi, irema abazungu, irema abashinwa, irema donc ntabwo ari ngombwa kumera nkawe kandi ntabwo ugomba kumera nkanjye, si ngombwa. Ikirumwa ni ukuvuga ati ukomeze kose nubaha Imana. Bon, tuvuga ngo wakubona nk'umugabo ukunda abadamu batuje, ntabwo Imana yamuha uwo mugabo, kandi nanjye ntabwo namushaka uwo mugabo kuko nta mpamvu kuko nta yambuwaringa cyangwa nayo nkamusaza nyine kuko akunda ibicicitse. Hari n'abagabo bikundira abadamu bari shapu bavuga ibibarimo, ntabwo Imana yamuha umugore utuje mu cyane yamuborenga mu rugo. Yabona ari umuntu utavuga, barahari. Nzi umuhungu wenda uretse kandi n'umuyisilamu yigeze kunsaba inama, yikundiraga umudamu w'umunyamahanga nyine, urabyumva nawe ushabutse, nawe urabyumva nyine n'umunyamahanga. Noneho kuko ari umuyisilamu ashaka kumuha umudamu wo mu muco nyine, barabyita umuco iwacu. Bamuzana umukobwa nyine utuje, mu guteka, ugira ntacyo atamukoreraga, ariko kubera ko muri we ntabwo aricyo yifuzaga, si umugore nuko arampamagara angisha inama ati ngiye mfite ikibazo gikomeye, sibyo? Ati nanze gufata uriya mugore kugira ngo nshimishe umuryango, mbese Imana agire urugo rwiza, kuba bamwirira ko kugira urugo rwiza kugira umugore umeze gutyo, no, cyangwa nukugira umuntu wawe Imana yakwiremeye ubwawe, sibyo? Kandi si kugira ngo ushimishe abantu, ushimisha ahubwo no gushimisha Imana gusa. Noneho biramunanira, ndamubwira ikimuzana iki, ati nukuri aritonda ariko si uwanjye, ati sinjya nibagirwa uriya, turiya n'umusazi twararwanaga, umva nyine baratandukanye tellement. Umugabo ndamwana ihangane kuko n'umudamu we yakoze mariage kandi umva nta kintu yamuziza niki, ariko nyuma byaramunaniye pe, yarambwiye ati singiye kukubeshya, ngiye gusara kuko nabikoze kugira ngo nshimishe umuryango, ndibagiza ariko ndi kubyishyura. Ukabona doko barabanye nk'abantu babana gusa, ariko umugabo nta kayamuha, nta rukundo amumvira, n'umugore akatangira kubyumva, urabyumva. Nyuma rero baratandukanye, ajyana asubira kuri wa wundi wibi, kubera yuko ntiyari uwe nyine. Nshutse kuvuga ko abantu si bamwe kandi abantu ntabwo ari aba bose. Ariko iyo twigisha urugo akenshi iwacu mbona baza bakavuga ibyabo, sinaje kumenya ibyabo, njye mbwira ibya Yesu, urabyumva. Ijambo ry'Imana riri clair uko tugomba kubaka. Amen. Icyambere ni umuzi ni Yesu Kristo, tumufite mu rugo, umufite mu mutima d'abord muri wowe, waba umugabo waba umugore, uko umeze kose, ingeso zawe zose azazikoraho, azakora igikwiye cyo guhindura, azakora igikwiye cyo kugomba guhinduka, kandi ntabwo guhindura umuntu kubera wowe cyangwa se kubera wowe. Hari igihe bireka kugira ngo wowe umenye kwicisha bugufi, umenye gutuza, umenye kwihangana, umenye gusenga, umenye kwera izo mbuto zo gukunda umugore wawe uko ameze kose. Jemete bivuga ngo kunda umugore wawe nk'uko Yesu yakunze itorero ryiwe araripfira. Umva ni responsibility ikomeye. None se ubuzamenya gute ko wakunze umugore wawe ukamupfira? Nuko ashobora gukora ibyo bintu ukamwihanganira. N'umugore ubaha umugabo wawe, urumva. Rero Imana ikagenda izana ibyo bintu ikatwigisha, kandi ibikore kugira ngo wowe igushimishe. Ibintu byose Imana ikora kugira ngo iheshe Imana icyubahiro. Ntabwo ibikorera wowe rwose, nta ibigiye gute, oya. Niyo mpamvu ibintu byose tugomba kubiha Imana, tukavuga ati Imana ngende hano, wanshyize aha, nicyo nzahaguma paka ko kandi ndakwizeye ko byose uzabikora neza. Niho aho tutasobanukirwa nk'abakristo, kuko twigishijwe ingo z'abandi, twigishijwe ingo zo mu Rwanda. Haga Imana yambwiye kwibaka nk'abanyarwanda. No, njye sindi umunyarwandakazi, ndi umukristo, mfite indi identity, narabohotse, mfite indi identity. Bivuga ngo rero ngomba gukora iby'iki gihugu gikora, ariko none ntibagiwe yuko ni ibintu Imana igenda ihindura mu muntu umunsi ku wundi. Niyo mpamvu iyo dusenze ati Imana umugabo wanjye, umudamu wanjye, iyo iragenda ikareba ugukwiye nk'uko yagiye ireba Adamu. Ntiyagishije Imana inama Adamu, yaramusinzirije ngo imuzanira umukwiriye. Nawe rero nimba warasabye Imana ikamuguha, yaba umugabo cyangwa umugore, ukaba uzi neza ko Imana yamuguhaye, ntibivuga mutazageragezwa. Reka mbivuge mpanga example none ya Adamu na Eva, ko niyo filime ya mbere natanga.
Imana iramuzanye, aramukunze, abonye rwose nta kibazo bafite, Satani boom abarateye. Niko bigenda. Kuba Imana yarabahuje ntibivuga ko Satani atazinjira, ahubwo ni azinjira. Ni narwo rugo agomba kwinjiramo kugira ngo asambye imigambi Imana yarafite. Kuko namaze no kumenya ko burya couple ihujwe n'Imana ntabwo ibahuza kujya mu mujye mu rukundo gusa, uvugane zashira umwe akubahe undi agukunde, haba hari undi mugambi ukomeye kuruta utwo tuburangamutima. Ibyo byose dushira imbere, hari igikorwa Imana iba yashyize kugira ngo mukore. Nimba mufunze amaso mutarasobanukirwa icyo kintu, Satani azaza abajarangame, umwe amusohore cyangwa mukoresha ibintu bibi ku buryo undi adashobora kumugarukira, usange witesheje umugisha hejuru y'amarangamutima. Abakristo tugomba kumenya ubwenge, ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo d'abord. Amen. Ugomba kumenya umugabo uzi ubwenge n'umugore uzi ubwenge, ukamenya ibyo urimo, ukamenya impamvu birimo. Haleluya. Kandi niwe witesha umugisha nta wundi. Ikindi nkundira Imana, dufite Imana itarohana ku butoni. Uri umunyamafuti ari bo wakoze wanze kumvira Imana ukemera Satani, wa wundi wasigaye ntabwo azabura umugisha ye. Imana izamushumbusha. Niko biri. Icyo uhinze nicyo usoroma. Ugomba kumenya kubagarira ibyawe ukabirinda. Amen. Ubwo Adamu na Eve byagenze gute? Adamu Imana imuhaye umugore, aramushimye, bose barashimanye nk'uko nawe Imana iguhaye iwawe n'iki widamarara. Satani araza nyine, kandi Satani ntabwo aca ngo aze afite amabane ndaje, no. Satani akoresha abantu, akoresha ibintu, ashobora gukoresha umudamu yikoreza ibintu, umugabo yikoza ibintu, nawe ukikubita ukabaragiye cyangwa se ukabugiye gushaka undi. Please tuza umenye ko Satani nta cyiza gufitiye. Ubwo bari muri jardin bari kurya, bameze neza, bahuye, Yesu yabahuje, ngo bambaye ubusa na rumwe ufite isoni, barabwizanya ukuri, urukundo ni hatari. Satani ati ubwo Imana ifite umugambi ukomeye cyane ku kiremwa muntu. Yari izi ko ba Eve, Adamu bazabyara bakororoka, tukaba muri Eden. Ubu turi muri Eden, ubu turimo turenjoyinga Eden. Ibibazo by'abana barwaye autism, ibibazo by'abagabo bananiranye n'abagore, ibibazo by'amafaranga, ibibazo bikubita abantu bose. Iyi si iragoye, nta bibazo akukina bafite cash, bafite ibibazo. Iyi si yaravumwe kubera Adamu na Eve nyine batamenye icyo Imana yabahurije. Amen. Hari umwe wabuze ubwenge, bose babura ubwenge dayiri nyuma nabwo, kuko komeza. Ubwo turi muri Eden, ubu turi kurya imbuto zavuye muri kumvira Imana. Barinjiye, Satani abashara akomanda, ajya kureba nde? Ajya kureba umugore. Afite impamvu yarebye uwo mugore nyine, atarebye umugore yajya ku mugabo. Niko biri. Ubu hari Imana ya Satani yakoresheje umugore. Donc bishatse ko yashobora no gukoresha Adamu, yashobora no gukoresha Eva. Reba n'icyo byo gushaka ibintu byinshi, impamvu umugore bagashaka kwigira spirituel, nta spirituel irimo. Yahisemo umugore bwo hari impamvu ntayo nzi. Uko biri kose ni nkuko ashobora guhitamo umugabo, agahitamo umugore, mu ngo byose birashoboka. Noneho ahita yereka Eve ikintu, abanza kumugerageza nyine. Igihe Satani amugerageza, amubwira icyo Imana yavuze. Undi ati no, Imana yavuze ko uzapfa. Imana yari yavuze neza ko azapfa mu gihe bazarya kiriya giti, ariko Satani avuga ati ntabwo uzapfa. Uribaza n'undi nawe kubera kwibagirwa uwamwubakiye, umva ni Imana yamuzanye, yazanye Eve kuri Adamu, ari kumva none umuntu wo hanze, ari kumva Satani ari kumwereka ibindi, kandi ari kuvuguruza icyo Imana yavuze, kandi akakivuguruza amwereka icyo azamuha. Dukora atasiyo cyane. Nuko Satani akora nyine, ukibagirwa Imana yakubakiye. Ugera ahantu uzibagirwa Imana yakubakiye, ukumva ko ushaka kubaka ku bwawe cyangwa ushaka gukora ibintu ku bwawe, uzamenye ko wamaze guta inzira y'Uwiteka, uzasenya. Ni igihe gito ugasenya, wabishaka utabishaka.
satani yinje utanasenye azaba yakwibye imigisha myinshi cyane, kuko uzagira urugo rudafite amahoro, uzagira urugo rufite ibibazo. Uzi byabaye nyuma yabo mu rugo rwa Eva. Noneho abaremeye yemera satani, yibagirwa uwamwubakiye, yibagirwa naho bari, ndetse na muri Edeni bari n'Imana yarabahashyize. Ivuga ko satani ntabwo azatinya kuza mu rugo rwawe ngo nuko uvuga Imana, ngo nuko wamaze kumenya Imana. Azaza ahicare se muri salo muganire murye hamwe cyane rwose, aza gutware mu modoka kujyana, azaza satani azaza. Noneho imivuga mu byumve ni ukuri nabwiye Imana ngo icyo nigisha, nta nubwo ibi byari bindimo no kwigisha. Hari igihe mba numva n'ibintu nashaka no kuvuga, ariko ibyo ubwo Imana yashatse ndabivuga. Noneho Eve abarariye, mvuye satani amwumviye muri jardin aho Imana. Nuko rero satani aza gutera iwawe, ntabwo azajya hehe. Byatangiye mu gihe cya Adamu na Eva. Umugabo yitera no kubera uyu nagiye kubera akagira gutya kuko akora ibiyererere, byose byatangiye muri Edeni. Nta gishyashya kirimo. Amen. Nta gishyashya. Umenye ko byose byavuye mu kugwa. Uri umugabo rero utangiye gushinja umugore wawe ngo impamvu wagiye gusambana nuko umugore wawe ataryamana nawe. Reka ndabivuge, abakristo ibintu badukora biteye isoni. Ujye umenya ko wamaze kugwa. Ubusabane bwawe na Kristo bwamaze kwinjirwamo satani, kuko batangiye kwitana mwana ari uko icyaha cyinjiye, ari uko inzoka yinjiye. Ujye umenya ko inzoka yakwinjiye mu gihe uzicara ukicara mu bantu ugatanya gushinja umugore wawe, mugabo umenye ko inzoka yaguteye, kuko si Imana yaguhereye. Adamu yari yatewe na Eva bari batewe. Ibyo ni ibimenyetso byerekana ingo zatewe. Nuko utangira kwitana mwana. Amen. Ubwo noneho bagira ingaruka nyine z'ibyaha byabo, murabizi ko byagenze. Imana yahise ibahana. Niko biri. Ntugire ngo icyo ukoze kitagira ingaruka mu rugo rwawe. Ntabwo avuga ngo urahukanye ngo uragarutse ibintu bigende neza nka mbere. Hari ikintu uba winjije mu rugo kitakagombye kuhaba. Cyangwa uriya mugore ugize gute, urakiwe, urasamanye, ugize gute. Hari utuntu twinshi dukora, ariko ujye umenya ko inzoka yinjiye. Haba hari ikintu yamaze gusiga, yaba yasize uburozi bwayo, bwinjiye. Tumenye ubwenge, tumenye ibyo turimo nk'abakristo, tumenye icyo twubakiraho. Nicyo cya mbere. Ibintu byose ni amashami. Imizi ni kuri Yesu. Kuma. Ubwo rero mbere se ukuntu bimeze. Noneho reka nkwereke umugabo uzi ubwenge. Mbese couple yindi. Nshaka kubabwira yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo amakouple namwe. No muri Bibiliya ntabwo ari amwe. Kandi ibyo bacamo ntabwo ari bimwe, kandi bose ntabwo bagira ingeso zimwe. Ntabwo bagira ingeso zimwe. Ariko ubona amakouple y'abakristo muri Bibiliya, ibyo bacamo byose baragumana. Nta hantu numva ngo yahukanye. Oya, baragumana. Adamu na Eve, none se igihe Eve yamushutse kandi ko yarabikoze, akamwita mwana ati de n'uyikubere, ntiyago se yukubita ngo aragiye aravuye mu rugo rwe ngo ni Eve wakoze ibyo. No, Adamu yarahagumye. Barahangana sasa muri ibyo bibazo byabateye. Ariko ntabwo yahukanye cyangwa umugore ngo yahukane. No, ntibirimo abakristo. Impamvu babikora nta yindi suko ngo ataguhaye care ngo iyo ni amashami y'ikibazo. Ni hejuru muri kuvana umuzi nuko umwe muri bo abatagikorera Yesu Kristo. Ntago abacyubakiye ku Mana, ntabwo yubaka kugira ngo ashimishe Imana, yubaka kugira ngo we yishimishe. Mu gihe wubaka kugira ngo wowe wishimishe, finito uzasenya. Uba wemereye satani, kuko imirimo y'umubiri igana ku rupfu, ariko imirimo y'umwuka igana ku bugingo. Noneho barabyara mu bintu byabaye, babyara abana umwica undi, kuko icyaha cyinjiye. Iyo wemeye kutubakira ku Mana, wemeye kutagendera ku gahunda z'Imana, wiciriye inzu ukareka satani akaza akayobora, hagomba kuzamo ingaruka mu rugo rwawe. Ugasanga uri guta igihe
aho kuba wavanshije. Amen. Igihe ni ikintu gikomeye mu buryo mu mwuka. Hari ibintu dukora tukagira ngo ni ibintu bi simple. No. Igihe watakaje n'ikigaruka. Abrahamu urebye couple y'ibyo yaciyemo sibyo Eve baciyemo. Urebye couple ya Yakobo ntabwo ari byo yaciyemo. Ubona umuntu n'ubona nyine amati couple atandukanye. Niyo mpamvu nyamugani biriya byo kuvuga abantu bigisha ijambo ry'Imana bashaka kwigisha couple, mureke kwigisha ingo zanyu, kuko ingo zanyu ntabwo arizo dukeneye kumva icyo Imana ivuga, kuko ibyo waciyemo si byanjye, ni wowe nyine. Kandi ntabwo tumeze kimwe, abantu ntabwo ari bakimwe. Hari abantu mushaka kubwira ngo ngundi akavuga ati narihanganye paka ngiye kwiyahura. Hari uyahura kubera yuko adafite iyo capacity. Urabyumva? Vuga ngo rero ahubwo tubahe Yesu, umuzini Yesu, ijya ku mavi ubakire kuri Yesu, umva icyo Yesu akubwira mu situation yawe. Ariko couple ntumbwire ngo ngiyewe nanga. Hari muri couple bavuga bakavuga ngo ngiyewe nanga iki, ni wowe nyine. Ariko si bose, ntabwo ari bose rwose. Hari couple ubona bameze neza bakijijwe kandi batagenda nkawe. Kubona umudamu wawe si nk'undi, umugabo we ntabwo ari nk'undi kandi nta kibazo. Ikinywa nuko ari uwawe nawe akaba uwawe kandi mukamwubakiye ku Mana. Nicyo kiri ngombwa. Ariko iyo twigisha couple cyane cyane iwacu tuke kwigisha karande z'iwacu. Ngiye kuza karande umuco w'iwacu tuke kubivanga na Bibiliya ntabwo huriye. Ntabwo Imana yaje kutwigisha umuco mu Rwanda, yaje kutwigisha Bibiliya. Kandi iyo ifite kuntu bigenda ibikwijyamo kubera ko wayubakiye ku rutare. Satani akubita urushyundi ukakwata ndahagumye. Amen. Ubwo Abrahamu ahura n'umugore witwa Sara. Imana imuhuza n'umugore witwa Sara, umugore ufite ijambo, kuko ni umugore wategetse umugabo kuryamana n'undi mugore kubera umwana yagize kwihangana. Abrahamu nawe aramwumvira, arabikora, barabyara. Sara agira ikibazo, ashaka kwirukana umwana, Abrahamu aranga. Sara turamusorora beshya, ntabwo umugore aza kunsuzura mu rugo rwanjye. Urumva ni umugore utandukanye na Eve, ni umugabo utandukanye na Adamu. Arangije barashwana cyane, nubwo tuvuga muri Bibiliya kubona barashwana bapfuye umwana n'uwo mugore, kuko nawe undi ngo yarategeka kumwihenurayo. Nawe urumva ibintu byabaye mu rugo kubera bakoze icyaha, batarinze Uwiteka, bariyoboye. Kuyobora bizana ikibazo mu rugo. Bizana ikibazo bikazana bikinjira muri generation no mu bana. Urumva iyo atajya kurya abantu n'uwo muntu, umugore ayamushutse, umugabo nawe aho yabuze ubwenge nawe. Abagabo bumenye ubwenge bwo kufata urugo mukarugubakira ku Mana, mukarurinda. Hari umugabo warunze urugo rwe yitwa Yobu. Satani yaramukubise we. Umugore aramubwira ngo vuma iyo Mana yawe, kubera ko abagore n'abanyantege nke. Vuma. Umugabo ati wa mugore kuvuga nk'abagore b'abapfapfa biti. Aramuvuma, aramubwira ati cicika, Imana itanga ni nayo itwara. Urumva umugabo wafunze urugo rwe ararurinda. Ntiyavuze ngo umugore yashutse reka ngende, cyangwa se ngo byagenze gutya ngo no. Ariko yarazi uwo yubakiye. Abrahamu yakuriye yoreri, nawe ntiyaba umugabo urinda urugo rwe. Yemera umugore aramushuka, bigenda bita mabisi. Na n'ubu nicyo cyose dufite. Ismael aho yavuye n'ibiki byose byacyari ibibazo hirya no hino. Sijya kubyinjiramo. Amen. Tugiye kuri Ananiya Safira. Ntabagira ingo bagire ibigeragezo byabo. Ndetse kubaye mu giki. Iyo ubakiye ku rutare, ikiguteye cyose mugomba kugumana. Bakristo, umugabo n'umugore ndi kubwira hano n'abakristo. Ntabwo muri abapagani. Nimba wicaye uvuga ngo ni Imana yampuje nawe, simvuga ko umwe muri mwe ashobora kugwa akagenda. Ibyo ni bimureba. Aba yaguye, umugisha we azawubura kose. Wowe nta kimana izagutwara ko wakoze icyo ugomba gukora. Ariko ndi kubwira abo bana nabo bagenda bumva yuko kubera twigishijwe nabi,
wumva yuko tuvuge udafite umugabo utanga urukundo gutya, ukumva yuko atari adakwiye kuhaguma cyangwa adakwiye kuhaguma, kandi uzi neza ko ari Imana yamuguhaye, urahaguma kuko Imana yamuguhaye imuzi, izi ibyo ibuze, ibyo akeneye. Nawe wiga umugore imuzi ibyo akeneye. Nimba warasenze rero guma mu masengesho, urugo uzarwubaka mu masengesho, kuko uzarwubakira kuko urugo rwatanzwe n'Uwiteka, rurerwa n'Uwiteka muri we, en fait muri we, mu gusenga, mu kumva, mu kwiyubaha, mu kuyubaha, mu kurindira aho yagushize paka. Nkuba ari wowe ukora icyo cyaha, kuko Eve yagikora, Adamu ntagikore. Eve no kugira consequence, iri kugira ingaruka apana Adamu, kandi hari ikintu cyari guhinduka, ariko yabuze ubwenge nawe. Ariko reba umugabo wamenye ubwenge, kandi Satani aratera Yobu n'umugore we. Yobu yavuma Imana. Ubu ntabwo tuba tuvuga Yobu ko tumuvuga. Yobu iyo agira gutya akumvira umugore we wacitse intege, ntabwo uyu munsi tuba duvuga Yobu ko tumuvuga, kandi ntabwo aba yarabonye biriya yabonye, kuko inyuma Imana yaramuhaye byinshi kuruta mbere, kuko Yobu yahagaze aho Imana yamushyize. Umva uko biri kose ntahumva. Umugore arazana amubwira amushuka, wapi, ntiyaba nka Adamu, ntiyaba nka Abrahamu, ahubwo warashika mateno, ndahagarara ku Imana yavuganye nanjye, ndahagarara ku rugo rwanjye, ku mugisha wanjye. Kandi ntawe afite ubona byose byagiye byavanze, umugore bashwanye, ko numbwire ngo umugore amubwira ati vuma iyo Mana yawe, ko bakomeje bakaganira neza. No, umugore we yaramurakariye, barashwana, ati nzi impamvu gikurikira iyo Mana yawe. Urumva erega bari biritwereka akantu gato, ariko utekereje nk'abantu, nk'uko abantu b'umugore n'umugabo babana, ntabwo umugore aza kubwira umugabo ati wavumye iyo Mana yawe. Umva n'umugore warakaye, wagize umujinya, byarenze. Ariko amenya guhagarara mu rugo ati umugore wanjye yagize intege nke, reka ngiye mpagaze. Ati wa mugore kuvuga nk'umupfapfa, arahagarara kigabo gikristo. Reka mbyite ntabwo ari kigabo, ntitwahamagariwe kubaka nka kigabo, twahamagariwe kubaka gikristo. Ahagarara gikristo, aguma ku Mana ye, arashikama kugeza aho abonye igisubizo cy'Uwiteka, kandi ahagarara atazi ko biri bugende, atazi. Wibaze baza kumubwira inkuru mbi, hazi indi mbi. Wowe inkuru mbi ishobora kuba ari abantu, ishobora kuba ari umugore wawe, ishobora kuba ari umugabo wawe. Donc ibintu byose inkuru mbi si bira bya Yobu, ni ibintu biba mu ngo, byabaye mu ngo. Satani yaje gutora, gukataho, kugira gute. Ntabwo wiruka, ntabwo uvuma Imana ngo uvuyemo ugiye kwicinza. Uzacinzira, uzarangiza nka Abrahamu, uzana ikibazo kimeze nk'icya Abrahamu, uzana ikibazo kimeze nk'icya Eve, uzane hari ibibazo biza kubera kutumvira Imana no gushaka kwiyucira inzira, kandi ibyo ufite warabihawe n'Imana. Wafuma uvuga uti uyu mugore afite umugabo afite naramwihaye, ariko warasenze ukabyatura ngo n'Imana yamuhaye, nushaka kurindira ku Mana, kuko ufite ibibazo bikomeye wowe. Urumva rero ngiye narangiriza aho ngaho, kuko navuga byinshi ariko si ngombwa. Gusa navuga kuvuga nti ikibazo cy'ingo cy'abakristo ntabwo ari ke yamubura ngo nuko umugore ansuzugura cyangwa umugabo atangira gutya. Listen, nuko ubusabane bwanyu n'Imana, katuvuge bwacu twese twishyiremo, nuko buba butameze neza. Uri umugabo wubakiye ku Mana, utubakiye ku marangamutima yawe, utubakiye kuri wowe urinde se, cyangwa uwo mugore inde, ariko wubakiye ku Mana, uzajya umenya icyo ukora muri situasiyo zose, kuko uzi icyo Imana igusaba. Imana yakubwiye ngo ukunda umugore wawe paka upfuye, nk'uko Yesu yapfuye itorero. Bivuga ngo nta kintu na kimwe udashobora kwihanganira umugore wawe. Urumva rero iyo ubakiye ibindi aba ari kamere, ibindi aba ari ubwibone, aba ari amarangamutima. Ibyo byose bivuye kwa Satani. Niyo bahisemo rero, ujye umenya ko wahisemo inzira za Satani, kandi Imana ntibana nawe. Oya ugomba kugaruka aho wayisize.
hari umugabo w'umukristo wasenye urugo, nyuma Imana igendera inambwira ati mubwire uti icyakora cyose amenye kuri n'umugore we, kuko bimariye basenze, bimariye abakristo, bimariye tugafatanya ibintu byose. Amakupure ntabwo ari amwe. Nicyo mugani inyigisho ya couple ni ndende, kuko amakupure samwe ntabwo ari bose bubakiye ku Mana, ntabwo ari bose bubakiye, ariko uwo wavuze ngo ubakiye ku Mana niwe ndi kubwira uyu munsi. Wowe mugabo uvuga uti wakubakiye ku Mana, Imana yamaye umugore, yamuguhaye imuzi, izi uko ateye. N'umugabo nawe bwa mu mugabo yaguhaye umugore, umugore Imana yaguhaye umugore iramuzi nayo. Uvubizi warabyatuye izamukubaza, kereka yigize ikigenge nyine akaba umupagani agahitamo inzira za Satani, icyo gihe ntabwo Imana imukubaza. Nkuko navuze agakiza nako muntu. Hari umugabo nabwiye rimwe gutya, sinzi icyo yapfuye n'umugore, ibyo byose bapfa iki ntacyo, ni ugutamenya Kristo ngo bamwakire bamushyire mu rugo rwabo, bareke Yesu Kristo ari wubaka urugo rwabo, yice kamere zacu, yice byose kugira ngo agaragarerwa. Niki bigamije, nta kindi. Hano umugore yakubwiye ijambo nawe uti ndagiye urumva, cyangwa se ndagize gute, umugore arasuzugura sinabyihangana. None uzamenya kwihangana gute? Uzagira imbuto yo kwihangana gute? Uzagira imbuto yo gukunda nka Yesu Kristo. None se Yesu Kristo ari kubita? Iyo ngiye nabi Yesu Kristo uyu munsi ari kubita se? Ntabwo yikubita, ahubwo angarurira ku neza, bigatuma nihana. Bonde setelebenda, dukizwe, Imana idusure, tuvugisha ukuri, dukizwe. Twabwirije amarangamutima, twabwirije imico y'iwacu, twabwirije kamere. No, byose biva ku muzi. Umuzi uko umeranye na Kristo niko ibintu byawe bizagenda. Rero mariage nayo ni ishuri ryo kugira ngo tube abana b'Imana. Niyo iduha nyine izo kamere zo kwihangana, izo kamere zo kubabarira. Ni muri mariage nyine. Nkuko tubiga mu zindi shuri no muri shuri nabyo birimo. Rero niba udashaka kuba nka Yesu Kristo urasenya nyine, kuko ntabwo bijyana. Inzoka n'urumuri ntibijyana, bazakwiye. Kandi umugisha we ega wowe ubura, wowe abantu bagenda rero bakumva yuko hari ubaguba bagize gutera, bahamije. Nta umuntu uhamenya, aka ni agakiza kawe, ni urugendo rwawe n'umugisha wawe wibuza. Umutipe ubwo Kristo bimariye bazi Imana kandi bakoreye Imana, ntibivuga ko udashaka, ariko mu gihe wamenye ko waguye ihane kwinangira umutima. Nugira no kwinangira umutima, na ejo nishambo nasomye gize cyane, bivuga ngo umukristo yakoze ikintu kibi, uragenda daboro ukamwigira, ukamuhanura. Yakwanga ukashaka umugenzi wawe, yakwanga ukamujyana mu itorero ngira ngo inshuro 3. Yakwanga ati mureke, uwo ni umupagani nigeze n'abamukristo, ngo ituma Satani wa mugani wa Paul. Bivuga yuko ntabwo ari abantu bose wiruka inyuma winginga. No, nabyo ni ibintu nzabyigisha, ibyo bintu nabyibagiwe. Ariko urumva yuko ushaka kuvuga ngo uragiye bivuyemo, nta wuhima ni wowe, nta wuhima. Wenda kubwiye ndi kukubwira wowe wumva umukristo, ntabwo uri umupagani, uri umukristo. Imana yaramuguhaye, ubaka ku Mana. Joyce Meyer no wavuga ukuntu n'umugabo we bati iyo tutubakira ku Mana ntabwo tukiri kumwe. Inshuro nyinshi bashatse kuvamo, kuko ni ishuri, kandi ishuri ituma dukizwa neza, cyangwa dukizwa neza tukaba abakristo b'abandi. Yes, niho wigira ibintu byinshi cyane. Actually ni nacyo kintu Imana yatangiriye ku isi, ifite impamvu. Rero Imana ntiyibeshya, bibizi. Bon, ubwo umugabo nyine ndamubwira nti rero my friend, icyo ushaka cyose, irezo yose urakishijwe, uzi ukuri. Imana ivuga iki? Kwahukana kwawe n'ukuri na n'ubu ntibarasubira, kandi yaraguye. Ndeka ndababwire uko nabivuze niko byagenze. Arandakarira ngo ntabyo nyobewe, ngo namwana uko utabiyoboye uko utabikora, kuko abantu badashaka kwihanura, kandi agomba kumuhanura.
araguye akarabya mu byatsi, kuko ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora guta urugo rwawe uri umukristo uvuga ngo ukorera Imana, umbwire ngo uzagera hariyo bigende neza. Amen. Kamera irazima, ariko reka nkomeze. Navuga rero yuko nk'abakristo tugomba kumenya ko twebwe kubaka ntabwo ari ukubakira ku marangamutima, kubakira ku mugabo cyangwa ku mugore, kubaka kuko abandi uko bubaka, ahubwo turi no kubakira ku Mana. Ugakora ibyo Imana ikubwiye, ukagendana n'Imana mu rugendo. N'urugendo umuntu agenda agendana narwo paka turangije umurimo Imana yaduhaye mu rushako rwacu, ariko dukorera Imana. Haleluya. So urushako rero rw'abakristo rugomba gutandukana n'urushako rw'abapagani. Aho bitandukanye nuko twebwe twamenye Yesu Kristo nk'umukiza wacu, kandi twebwe twubakira ku rutare, twubakira ku Mana, ntabwo twubakira ku muntu cyangwa ku muco. Oya, nakubwiye ko iyo wubatse ntabwo uri umunyarwandakazi, ntabwo uri umurundi, ntabwo uri umuki, uri umukristo. Iby'iwacu ntabwo biza muri Bibiliya, nta naho bihuriye, kandi iby'umuntu kanaka ku giti cye ntabyo biri muri Bibiliya. Ikimuriya ni uko tugomba kubakira ku rutare. Cyangwa ngo abantu babiri batagiye hamwe, urumva ntabwo bishoboka. So rero umugabo n'umugore bagomba kuba umwe. Iki tegeko rigoreho rikomeye ni uko umugabo azatase na nyina agasanga umugore akaba umwe. Bivuga ngo nta wundi uza mbere y'umugore wawe cyangwa umugabo wawe uretse Imana. Haleluya. Uretse Imana, icyo wavuga cyose, icyo watanga cyose, kuko sinabonye Adamu ahita ata Eve yakoze ikosa, sinabonye Yobu ata umugore kuko yakoze ikosa, sinabonye Abrahamu ata umugore kuko bashwanye, batunganye batewe n'ibyababayeho. Mu bakristo ibyo ntibibaho. Aba ni abagabo bari bafite imizi muri Yesu Kristo. Ni abagabo bari bakomeye muri Yesu Kristo. Wabavugaho ibindi, ariko ntago wabavugaho guta ingo. Kandi iyo usanze mu minsi ya nyuma ikibazo gihari mu bana, ni abagabo bata ingo. Reka tuvugishe ukuri, ni abagabo bata ingo kuko twigishijwe nabi. Twavuga ko mbese bakavugisha ko umugore ari we nyir'urugo, ari we mutwe, kandi ntabwo ari umutwe ni umugabo. Wakase umutwe rero nta yindi nzira. Udafite amaso, udafite amatwi, udafite umunwa, utareba, udafite amazuru, none se wamenya aho ujya nyine? Urumva uvuga ngo umugore n'umugore w'umutima w'urugo. Aho sinzi babyanditse no muri Bibiliya, sinzi babikura. Ibyo bigambo byose mugenda mwongeraho mushyiraho by'iwacu bigira gute, si byo byubaka. Hari umugore babwiraga ngo niwitwara gutya, ngo umugabo ntabwo yarakimwifuza, ngo yitwaye gutya, ngo akambara ibintu bibi bituma ntibishoboka. Icyaha kiba mu mutima. Umugabo nimba ataramenya gahunda ziwe imbere y'Imana, amenye yuko ari mu byaha, ni icyaha kimukoresha. Ibyo ntabwo ari kuko yambaye nabi. Ibyo ni ibintu byo kongeraho, ariko imizi tutakoreyeho. Umuzi ni umwe rero, ni uwo wubakiyeho, uwo ushingiyeho, uwo wagize ikigirwamana cyawe. Nimba atari Imana, ukaba uri kwiyobora, ukayoborwa n'amarangamutima, ukayoborwa n'idini, ukayoborwa n'umuco, ukayoborwa na karande. Bazita karande, simbizi ibyo ari byo. Ufite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo uzubaka, niyo wakubaka ntabwo uzubaka neza, kuko uzaba ushaka kuzana ibintu byawe ku mategeko, cyangwa uzana ibintu byawe uko ushaka cyangwa kubyifuza, kandi siko bikorwa. Imana yaremye umuntu n'imuzi, kandi izi ukuntu yamuhindura, kandi imuhindura kugira ngo we gushimishe. Ibikora kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ibona ari ngombwa, kuko hari n'ibintu ushobora kubona wowe ubona ari ikibazo, katari ikibazo, ahubwo ari ibigukiza.
hari ibintu buriya tunacamo ugasanga biradukomereye ntitubishaka, ariko ugasanga n'ibyo Imana yemeye ko ducamo kuko nibyo dukeneye kugira ngo duhinduke abana b'Imana, duhinduke igikoresho cy'Imana. Ikintu uko kiri cyose Imana icyo yifuza ni uko tuvamo abana bayo buzuye kandi bafite imbuto zayo. Iyo ni akazi ka Mwuka Wera, ntabwo ari akazi kawe. Wewe nk'umugabo Imana igusaba gukunda umugore wawe nk'uko Yesu Kristo yakunze itorero. Yanavuga ndetse ngo numva baza umugore wawe uzaba wibabaje. Umva ibyo byose ntabwo mubyumva, ibintu ni serious, ariko bacu ntabwo ariko bigishije. Amen. Kandi usanga bigisha ngo mbere nkanjye donc ngiye n'umugore tumeze gutya, mwe n'umugore wawe nyine ntacyo bimbwiye, ahubwo umbwira uti Yesu Kristo nicyo atubwira. Amen. Nicyo ari kubwira iyi couple, kuko buri couple igira ibyayo, igira urugendo rwayo, igira ibyayo bizacamo. Amakupe yose muri Bible ntabwo ari hamwe kandi agace mu bintu bimwe, ariko ntabwo bagumanye hamwe. Icyo kintu nticyabagaho n'umukozi w'Imana, umugabo wubatse wubakiye ku Mana, ntabwo bahukanaga. Impamvu ndi kuvuga nuko ni pandemi, ni ibintu biriho cyane. Usanga abamama bafite abana bonyine kandi ugasanga n'abagabo ugasanga n'abagabo bazi Imana. N'abagore nabo nyine ni ukumenya uko twitwara mu ngo zacu. Haleluya. Imana ikatwigisha rega byose ni Mwuka Wera nyine, byose ni Imana. Nk'uko navuze Imana igo wawe w'umushobokanye. Nka igihe Abrahamu yagiye hariya hera, arinda abwira umugabo we ati uvuge kuri mushiki wanjye, kuko yatinye ko bamwica. Umugore aremera, umugore amuhunda umwami. Uwiteka agenda gutya agiye kwicira umwami, agiye kumwicira ubusa kuko we nta n'ibyo yarazi. Ariko umva bari bafitanye ibintu bakorana nyine, ariko akaba n'indi couple itabikora ibyo. Rero njye kuvuga ngo reba ibyawe, reba couple yawe mugabo mugore, cyane cyane magaze ku bagabo, kuko muri Bibiliya urabibona neza rwose. Hagarara ku rugo rwawe, ku bana bawe, wari kumenye gusa ko Imana ireba kandi kureba. Ubu wubakiyeho imbuto zizo tuzabona nizo zizagaragara. Buriya ushaka gukora ibintu kubera ko abantu bagupanze, abantu bakwemeye se, bakugiriye impuhwe se, kubera turabarangamutima, ariko Imana agendera ku marangamutima. Imana yaguhuje n'umufasha wawe n'umutware wawe. Numva ngo wije ukuri ibyo mucamo byose nk'uko twabonye muri Bibiliya, ariko muramatana. Nta na rimwe ubona umukozi w'Imana, akozi b'Imana bagiye gutandukana hejuru y'ibintu, y'irari y'umubiri. Abatandukana kubera barwanye kubera ministeri, umugabo agatwashwana n'umugore kubera bya ministeri. Ikibazo gikomeye cyane. Umwe muri mwe cyangwa mwese muba mwaravuye, umwe muri mwe cyangwa mwese mwaravuye ku musaraba, mwaravuye mu kubakira ku Mana, mutangiye kubakira kuri mwebwe. Kandi ikibazo tugashaka kwiha morale. Ntabwo wava aho Imana yagushyize utangire ngo uvuge amaverse. Reka nkubwire turibeshya, hari ibintu twihaye twibeshye Satani yadushyizemo. Kuko Imana yaguha uburenganzira, azo ngo mbahaye ubuzingo, ukuri no kubeshya mwakire urupfu n'ubugingo. Sesa Imana yaduhaye guhitamo. Ntabwo Imana izakuza ikwibwire igushyire ku ngufu ahantu, izakugata niho ngo ushaka, ariko ndakubujije iki giti ntuzakiriho. Ndakubujije mwemere byose ko byose byo bigira akamaro. Umugabo ngushyize muri urwo rugo, ariko ndakubujije ntuzabe gutya, ntuzagere gutya, unyubakireho, unyizere, byose bizagenda neza. None umuntu naza ntibikureba, nuvuga ngo uhisemo iki, nawe umugore ni kimwe. Kandi n'abagore nyine namwe muva mu muhamagaro wanyu mukajya gushaka imihamagaro hanze. Imana yarabahamagaye ngo muri independante n'iki, ubwo ariko ukasanga kweri imbere y'Imana n'umunyamakosa. Ntugomba kuba mu kibanza Imana yaguhayemo, kereka ariyo ikubwiye ngo hafi. Imana ibaha umugisha. Rero yari Apostle Ukuri Nkunda. Iyi suje ni ndende ntabwo nayirangiza, ariko ikiri ngombwa nuko tumenya ukuri, kandi ukuri kwatubatura. So thank you so much again abafite amatsiko y'itorero,
riri hafi yo gufunguka. Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Ndabakunda, turwane intambara nziza. Amen. Kandi ntutigihe nkuko Safira na Ananiasi umugore yabuze ubwenge yumva umugabo umupfapfa, bose barapfana. Naho ni ikintu tugomba kureba neza. Ntabwo umugabo yagushuka gukora ikintu kitavuye, yagushuka ngo ukore ikintu kitamerewe n'Imana uvuge ngo nuko ari umugabo wawe, Imana yavuze ngo tumwubahe. No, Imana yaduhaye ubwenge, Imana yaduhaye ubwenge. Haleluya. Njyana nakwereka Loti n'umugore we, Imana yababwiye ati ntimugende, ariko nimugenda ntimurebe inyuma. Amen. Byagenze gute? Umwe yarebye inyuma, undi arakomeza ararokoka. Umugore yago yumviye yahise areba inyuma. Nyine umva kureba inyuma bishatse kuvuga iki? Gusubira inyuma. Imana iguhaye nanone itegeko ugomba kugenda. Haje ikibazo wihise ureba inyuma, urapfirayo. Ariko umugabo cyangwa umugore wawe we arakomeza. Agakiza rero nakawe. Umugabo yananiranye mureke, umugore yananiranye mureke, wewe wikorere ibyawe, ukomeza urugendo rwawe. Gusa icyo nzi nuko ubihanganye ngo wazahambwa ikamba ubugingo. Kwihangana mu rugeragezo, kwihangana Satani yateye, kwihangana amarangamutima yaje, ibyo wifuza afite. Tugomba gupfa ku mibiri yacu tugakorera Imana. Kandi ugomba kuvuga ngo njyewe ndakorera Imana kuko uyu nguyu yakoze icyo nshaka. Ntabwo dukorera ku gitutu, ntabwo ukorera Imana ngo kuko cyangwa ngo ndaguma mu byanjye kuko uyu yakoze ibyo nshaka. Icyo gihe niwe ndi kubakira cyangwa se uri ikigirwamana cyanjye, ariko twe turi kubakira ku Mana. Amen. Rero si ukuvuga ngo ntabwo twubaka kuko Imana yabisha abantu umuntu yitwaye uko dushaka, ahubwo twubaka kubera yuko Imana yabishatse. Ikintu nzi Imana vraiment yanga mu ngo hagati y'umugabo n'umugore gishobora gutuma ubusabane n'umugore bugabanyuka n'ikintu cyitwa ubusambanyi. Umugabo umusambanyi rwose yemera divorce. Ni ikintu yanga, ni ikintu utakunda kuko ni ikintu ubundi gikorwa n'umugabo n'umugore. Niyo mpamvu abagabo rero bakunda kujya hanze b'ibirara. Umwuka urabafata kandi ntabwo ingo zubakwa. Kandi n'ukuri ni ikintu Imana isapotinga cyane kuko ni ikizira mu rugo rw'umugabo n'umugore. Amen. So God bless you, and ufite question umbaze ndagusubiza.